andi makuru ngo yerekeranye na ambasaderi Eugene Gasana, uriya mwambasaderi wari warigize intakoreka, muramuzi muri Loni n'ahandi hose, yabaye mu Budage, yabaye mu Busuwisi, ubu ngubu akaba atakigaragara, ariko ngaba akaba ari umugambi mubisha wo kumuhitana. Ngo umugambi ukaba abawurimo ari witwa Rutagengwa Sumani, ngo nyirinzu iba mu Biryogo yitwa Trezor. Noneho ngo uwo Rutagengwa Sumani akaba ari inshuti y'uwitwa Apollo nawe uzwi cyane wahebuje mu bintu byo kwicana. Uwo mugambi nanone ngo ukaba urimo umugore ngo witwa Pusuri, ngo washakanye n'umuhinde ukomoka ku Kivugiza. Eugene Gasana ko yabaye inshuti cyane y'umuryango wa Kagame, ntabwo agaragara, ariko se koko ibi bintu niba batanakumvikana bahitamo kumutwara ubuzima, umuntu babanye, umuntu wabanye umwizerwa, akabona n'imyanya igana kuriya n'ubwo marara. Ayo makuru koko nk'uko bivuga byakomeje kuvugwa, actually ntabwo aribwo bitangiye kuvaho Gasana ananiriwe gusubira i Rwanda, aho bamubwiye ngo agaruke yitabe abamuyoboraga, bikaba baranavugaga ko bifitanye isano ngo n'umubano we n'umudamu wa perezida wa repubulika, ndetse ngo n'udufaranga ashobora kuba yaratwaye bari baziranyeho na madamu wa Kagame, bikaba byaranagize uruhare rukomeye nanone mu cyizere cya Jack Nziza kugabanuka, kuko Jack Nziza yagize imibanire ya hafi cyane nanone n'umugore wa Kagame, azi ko wenda ari bwo buryo bwo kwereka Kagame yuko babanye neza, ariko aza kurenga umurongo ku buryo hari ibyo atari yarabwiye Kagame, nk'ubucuruzi hagati ya mudamu wa Kagame n'abandi, ndetse n'amafaranga yarabikanye na Gasana, byo Jack Nziza yari asanzwe azi. Ibyo byose rero Esperance birabaye kugira ngo umubano wawe w'umuntu uwo ari we wese na Kagame we kugenda neza, kandi umubano w'umuntu wigeze gukorera Kagame iyo ugenda nabi, nta nubwo aba yifuza ko ahumeka. Ibyo ni ibintu twabonye, kuko abantu bagiye bahura n'ingorane kubera impamvu zinoroshye cyane zidakomeye, nko kuba bagushinja kuba warabyaranye n'umugore wa Kagame. Nibyo koko ayo makuru nk'uko yavuga, niko yaje, niko bakomeje kuyavuga, aho berekana ko umugabo ngo uzwi ku izina rya Sumani Rutagengwa, ngo akaba ari nyirinzu yitwa Mezo Trezor, yubatswe ngo mu Biryogo hafi ya Nyiranuma, ngo akaba ari nawe bagaragaza ko ngo ari wahawe ikiraka cyo guhitana Gasana, akaba ngo ari n'inshuti cyane ya Apollo Chiriris, kandi akaba ari umuntu uzwiho kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu iyicwa rya nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya. Ubundi nanone bakavuga bati ngo aba mu Bubiligi, ngo ikiraka ngo akagikorana n'umudamu we w'umucikacumu ngo uvuka ku Kivugiza, nk'uko babivugaga, Pusuri, ufite umugabo w'umuhinde, ngo bafite studio mu mujyi wa Kigali. Ubundi abangaba bakorera hafi yabo badashaka kumenyekana amazina, bagakomeza bavuga ko ngo ari inshuti ya Martini, murumuna wa Jonathan Musonera. Murumuna wa Jonathan Musonera uwo nguwo bavuga akaba ari wa wundi wigeze kuvuga muri Rwanda Day yuko yihakanye uwo bavindimwe. Bakaba ngo uyu nguyu rero watanze
inama yo agira uyu mugabo Bwana Gasana ngo ko agomba kwitonda akakurikirana neza aho ava n'aho ajya, agakurikirana abo bari kumwe, akanamenya ibyarya n'ibyanywa. Yavugaga ati ngo bafite ikipe nini hano mu Burayi, ngo bakaba bari na kumwe n'abahoze bakina umupira w'amaguru mu Rwanda, ngo washobora kubona Gasana yamusaba kwitondera abo bantu, cyane ko ngo abenshi banaziranye n'umugore we hariya iwabo Nyamirambo. Uyu akaba ari umwe mu bakorera leta ya Kigali ariko wifuza ko Gasana adahura n'ingorane, ndetse yarangije agira ati Imana iturinde twese. Gasana, radiyo Inyenyeri ntacyo ifite ivugana na Gasana, ntabwo tuzi yaba, ariko ababasha kuvugana nawe bamubwira ibyo umwe mu bantu batugezaho amakuru yandikiye Inyenyeri. Murakoze Esperance.